turabasuhuje bakunzi b'ubutumwa bwiza kandi reka mu bukunde bukwiye gukundwa hashingiye ku cyo bumarira ababwumva kandi bakabwizera. Turabasuhuje rero kandi turabashimira ko mudukurikira, mwahisemo channel yacu kandi yanyu Ijuru Ntirikorerwa TV, mwahisemo neza kandi muri impamvu ituma natwe dukomeza gutambutsa ubutumwa bwiza. Nge rero uvuga ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, nkaba nezezwa no kuganira namwe ku by'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Ndi kumwe na bene data nabo dusanzwe dukorana uyu murimo w'ivuga butumwa. Ndagira ngo bibwire ku batabazi, babasuhuze ku babazi, ubundi dukomeze tuganire iby'Imana irashyira ku mitima yacu. Amen. Nanjye nsoje abakunzi b'ikiganiro by'ubutumwa bwiza binyura kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye. Ndabasuhuje cyane kandi ndibwira n'abashyashya nabo baza dukurikira. Amazina yanjye ni Bw'Imana Yosefu Mugisha, ndumubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ndashimira Imana rero cyane ko iduhaye kongera kuza gusangira namwe icyo umwami yadushyize ku mutima. Imana ishimwe. Amen. Nanjye nanejejwe n'ijambo ry'Imana, ariko nanone nejejwe no kuba ngeze hano kuri studio y'Ijuru Ntirikorerwa. Nari maze igihe ntahaboneka, ariko tuza kubw'impamvu yo gukomeza kubwira abantu icyo twakorewe muri Kristo Yesu, kugira ngo nabo bakomeze banezeranywe natwe. Ndanezerewe rero, ndishimye kuba dukurikira. Amazina yanjye ni Muhanuzi Filipo, nanjye nagira ubuntu n'Imana. Abadukurikira kuri WhatsApp nabo kandi badukurikira ariko amazina batayazi, nayo ngayo ni amazina yanjye ni Muhanuzi Filipo. Nanjye nagiriwe neza n'Imana, niyo mpamvu numva igihe cyose ngeze hano cyangwa se aho ndi hose numva navuga ubwo buntu bw'Imana kuko aribwo bwankijije. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Umuvandimwe aboneyeho nyine gusuhuza n'abadukurikira kuri WhatsApp group. Tubanaho n'abantu benshi cyane, yego, bari mu bihugu bitandukanye tutaziranye. Ariko nabo tubashimira disi abantu badukurikira kuri WhatsApp group. Ariko tunarangira abandi bashaka kwijyaho, mwatwandikira kuri 0784 4257 tukabashyiraho, hanyuma mugakomeza gusangira natwe ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, reka tuvuge ko ari bwo bwonyine ubundi bukwiriye kubwirizwa. Igitangaje nuko ahubwo ari bwo abantu badashaka kumva, kandi ari bwo bwonyine bubasha gukiza, ari bwo bwonyine butumwa bwiza ubundi buhari. Ubundi sinzi ko nge navuga ko hari ubundi butumwa bwiza ubundi buhari. ntabubaho, ntabwabayeho, ntaburiho, nta n'ubuzabaho. Ibindi abantu bavuga ari nabyo abantu benshi bayobotse, ni ubutumwa bushingiye ku mbaraga z'umuntu. Ibyo umuntu agomba gukora bimuturutsemo mu mbaraga ze, yibwira ko byatuma Imana imwemera. Nicyo kinyuranye ubundi cy'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Umuntu wese ubwirizwa ubutumwa bwiza butari ubuntu bw'Imana, ari ububwiriza ari ububwirizwa, nta n'umwe muri bo utunze ibyiringiro byo kujya mu ijuru. Ubwo nyine biranumvikana ko aricyo kimenyetso cy'uko ibyo atari ubutumwa bwiza. Urakoze cyane. Tutitaye ku waba avuga ibyo na titire runaka yaba afite,
n'izina runaka yaba afite n'ababa bamukurikira uko baba bangana, baba ari abamwicaye imbere mu rusengero, baba ari abamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Ikimenyetso kigaragaza ko ibyo ari kuvuga atari ubutumwa bwiza ni uko bitamuhaye ibyiringiro bifite ubugingo, n'ababibwira bakaba nta byiringiro by'ubugingo bafite. ahantu umuvandimwe Paul yabivuzeho, kuko yasanze batigisha amategeko, asanga batanigisha n'ubuntu, yewe n'amategeko ngo bakayashegera ngo bayigishe kandi batayazi. None yarangije aravuga ngo ntago babigisha ubutumwa, ahubwo ngo bigisha ikindi kintu. Ubwo ni ikindi. Iyo utumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu cyangwa se utabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu, ubwiriza ikindi kintu. Ni ikindi, ariko ubwo biba binagaragaza ko utatumwe n'Imana. Ubundi mwe mudukurikira, reka tuvuge ko ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi. Hari igihe bajya bavuga ngo gihinduka ukuri, ariko ni ukuri kw'abo bantu nyine, abo babyizera uko. Ntabwo ari ukuri kw'Imana, kuko ukuri kw'Imana kuvuga Yesu, kuvuga ubutumwa bwiza nyine bw'ubuntu bw'Imana. Rero kuba ari benshi babyemera, hari ahantu umuvandimwe yaravuze ngo cyakoze gusabwa umuntu yaba afite n'ikindi cyamutumye ariko atari Imana. Kuko nanone buriya abantu bavuga ko bari kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza bwo burumvikana, turakomeza tunabivuge, tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana kuko bwadukijije, ariko kandi ubwo twanatumwe n'Imana no kubwira abantu ubwo butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ubwo rero ikitari ibyo, reka ngiye nabivuge muri ubwo buryo, Satani nawe aratuma. Aratuma kuko ibyanditswe byera bigaragaza ko ngo abasha no kwihindura nka marayika w'umucyo. Si igitangaza ko umuntu yavuga Yesu atamuzi, si igitangaza ko umuntu yavuga Imana atazi, ariko nyine turakomeza tugenda tuganira. Amen. Mu by'ukuri navuga ko niba twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi nk'uko ibyanditswe bivuga, ubundi si intumwa yadutumweho bavandimwe nk'abanyamahanga twe, sibyo? Intumwa yadutumweho ni iyihe? Muvandimwe, nk'abanyamahanga intumwa yadutumweho, abantu benshi barayivuga bakanasoma n'ibyo yakoze, ariko ntago babasha kumva nyirizina message y'intumwa. Intumwa yabatumweho, kuko ntabwo Paulo niwe intumwa y'abanyamahanga. Abanyamahanga no kuvuga ngo n'abantu batari Abisirayeli ku buryo bw'umubiri, n'abantu batari ubwoko bw'Imana, n'abantu bari ubwoko bw'Imana Abisirayeli, ariko abanyamahanga ngo ntabwo twari ubwoko, ngo twari mu isi dafite Imana rurimo. Paulo yatuzanira inkuru nziza y'ubuntu bw'Imana twagiriwe muri Kristo Yesu. Ntabwo yigeze avuga amategeko, nta bindi yigeze avuga. Paulo ntiyabwirije amafaranga, Paulo ntiyabwirije ubukire bwa hano mu isi. Paulo yari afite message yo kubwira abantu ubuntu bw'Imana. None se niba tugomba kubaka ku rufatiro rw'intumwa, mbese kandi intumwa yacu tukaba tumaze kuyumva, ibindi bintu abantu babwiriza Paulo wadutumweho atabwirije, babikura hehe? Hari abenshi nasanze Imana imaze kumishira ubutumwa bwiza bwa nyabwo bw'ubuntu, nasanze abenshi babiterwa n'ibibarimo. Akakureba uri ahantu runaka ngo ndabona ngo Imana igukije ibyaha, ngo ufite ibyaha, kumbe nawe nibimurimo, abikubonyemo wowe. Abandi ati hoya, ati zanira amafaranga Imana, wakora ibi n'ibi n'ibi, Imana ikaguha visa, hari icyago wari ufite, none Imana igikuyeho, ariko urabanza mu mafaranga kugira ngo usengere. Urumva nawe ikintu kimwe kiramutuma, n'ubukene, nakazi arimo kugira ngo abone ayo mafaranga, kungukira mu bantu kandi ababwira ko ari we ushaka kubageza ku byiza.
mbese n'ishoramari Yego. ariko ryitwaje ijambo ry'Imana. Yego. Reka turebe Pawulo mu byakozwe n'intumwa, we avuga neza umurimo yari yarahawe n'umwami gukora kandi akaba yaranawukoze. Ni igice cya 20 ku murongo wa 22 tukageza ku murongo wa 24. Mwene data dusomere twumve icyo Pawulo avuga ahantu, kuko asobanura neza umurimo yari yarahawe n'umwami. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo none dore ngiye Yerusalemu mboshywe mu mutima. Ibizambaho ngezeyo simbizi. Keretse yuko umwuka wera ampamiririza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ahari ari ubw'igiciro kugira ngo kuri njye kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ntibisobanutse? Birasobanutse. Message ni Pawulo yaravuze, kuko byose bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana. Abantu batagira ngo wenda twaje kubabwira ubuntu ari byo twihimbiye. Yego. Ubuntu bw'Imana nyine urabona ko ariko Pawulo yarashoreye kugira ngo abwirize abantu. Niwo murimo yahawe n'umwami. Nuwo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Bivuze ngo ibindi byose biri hanze y'ubuntu bw'Imana si ubutumwa bwiza, nicyo cya mbere, kandi nta nubwo ari by'Imana yatumye intumwa yadutumyeho kutubwira. Abantu rero bafite ibintu bitavuye ku Mana, nibyo babwira abantu, ariko bikanarangira kuko bitaturutse ku Mana ntacyo bibasha kubamarira. Ubundi kuki umuntu yari akeneye gukizwa n'ubuntu bw'Imana? Abantu babyumve neza. Nuko umuntu bwe yatsinzwe, umuntu bwe yarananiwe, umuntu bwe icyaha cyamuhinduye imbata. Umuntu yagiye kure y'Imana kubera igicumuro cya Adamu, ariko aba n'umunyantege nke cyane, ku buryo nta kintu na kimwe we ashoboye kuba yakora kugira ngo agaragare ari mwiza imbere y'Imana. N'amategeko, nuko abantu batumva iby'amategeko. Amategeko yashyiriweho kugira ngo wa munyabyaha ukomoka kuri Adamu atsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ufite kwishingikiriza ku mategeko ngo yakuburanira cyangwa se yakugira mwiza, yakugaragaza neza imbere y'Imana, ni ukutamenya ko ahubwo amategeko icyo abereyeho ari ukugusebya. Hari naho nasomye ngo twayavugira ngo akanwa kose ngo kazibwe. Nuko ngo amategeko ni ukukubwira ngo nubwo wibwiraga ko utari umunyabyaha, ngenda gushinja. Ni umushinjacyaha ugushinja byuzuye ko uri umunyabyaha. Nicyo amategeko nyine amaze nyine, kubera ko iyo umuntu atazi umurimo wayo, ahari ajya yibwira ko afite igice cyiza ariko akagira n'igice kibi. Ariko amategeko yaza kubwira ngo no kwica rimwe mu mategeko, ubwo yose uba wayishe. Ubwo bikagaragaza nyine ko aje kugushinja byuzuye ko uri umunyabyaha imbere y'Imana. Hari igihe umuntu aba atekereza ko ari mubi ariko bidakabije, ku buryo afite akantu Imana yazaheraho igahengekereza igatorera. Noneho amategeko rero icyo amaze ni ukukwerurira, ni ukubwira ngo uri mubi cyane, uri kivume, kuko niko ijambo rivuga mu Bagalatiya 3:10. Aravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Kubera ko byanditswe ngo havumwe umuntu udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo
cy'amategeko byose kugira ngo abikore. Bigaragaza rero ko amategeko y'icyamaze ni uguciraho umuntu iteka, ni ukumugaragaza ari mubi rwose ku rwego nawe atarasanzwe abiziho. Ikivume nyine ni umuntu udakwiye no kuba mu bantu, ndetse uwo nguwo yajyanwaga ku giti akabambwa. Havumwe umuntu umanitswe ku giti. Mbese amategeko nayo kugaragariza umuntu ko ari uwo gucirwaho iteka, akaba ikivumwe, akanakurwa mu bantu, akajyanwaho babambaga abantu mu gihe cy'Abisirayeli ho hari hanze y'umurwa. Mbese yabaga ari umuntu utanakwiriye kubana n'abandi. Amategeko rero niwo mumaro wayo, no guciraho abantu iteka bwa bubi bibwiraga ko bunoroheje, bakabumenya ku rundi rwego ko ari babi, badakwiye kubana n'abantu, arabo kurimbuka, bakajyanwa buheriheri, bakajyanwa kure y'aho abantu baba. Uwo niwo mumaro w'amategeko. Noneho rero Imana ishimwe ku bwa Yesu we waje, ahubwo aje kwishyiraho umuvumo w'amategeko. Yaje kugira ngo wa muvumo uhama umuntu umukurweho ujye kuri Yesu. Noneho umuntu mu by'ukuri atsindishirizwe mu mategeko, ariko habonetse undi utsindwa, habonetse undi wishyiraho gutsindwa k'uwo muntu. Nicyo rero Yesu we yaje gukora. Yaje gufata umuntu watsinzwe n'amategeko, noneho akemera kumuhanirwa umuvumo wari kujya kuri uwo muntu ukajya kuri Yesu, kugira ngo noneho Imana itanga ubutabera, ihannye umuntu wundi witwa Yesu, ariko imuhaniye abandi bantu bagombaga guhanwa. Noneho wa muntu akajya yatsinda, ariko atsindishirijwe. Ubuntu rero naho bugaragarira, nuko Imana itirengagije ubutabera bwayo, ahubwo igahana Yesu, imuhaniye abatsinzwe n'amategeko bose. Noneho wamwizera, ukabukweho umuvumo w'amategeko, ukabukweho umuvumo wo kurimbuka, ukaba ugizwe umwere, ariko ubiheshejwe na Yesu Kristo. Iyo tuvuga rero ubuntu bw'Imana, ntituvuga ubusa. Iyo tuvuga ubuntu bw'Imana, tuba tuvuga ko habonetse ikiguzi, tuba tuvuga ko hari undi wahanwe, tuba tuvuga ko twagiriwe neza n'Imana, ikadukuraho ububi bwacu bwose, ikabushyira kuri Yesu. Yesu agahanwa, tukagirwa abere. Noneho kwera Yesu yari afite, mbere y'uko ashyirwaho umuvumo wacu, kukamukurwaho, kugashyirwa ku bamwizeye. Nk'uko yahindutse icyaha akanahinduka ikivume, natwe tugahinduka abakiranutsi, ariko tukanaragwa ubwami bw'Imana, tukemererwa kubana n'Imana, ariko twambaye ishusho ya Yesu. Nk'uko yambitswe ishusho mbi yacu, natwe tukambikwa ishusho nziza ya Yesu Kristo. Ngubwo ubuntu bw'Imana rero butugira abere, butugira abakiranutsi. Utabwirije icyo ni ukuri yiturize, nta kindi kintu afite kuvuga cyakiza abari mu isi. Numva nyine ubwo buntu birumvikana nyine nta muntu, n'abadukurikira babyumve neza, nta muntu n'umwe yabayeho, uzabaho cyangwa se uriho, yabasha kwikuraho umuvumo w'amategeko. Kuko ngo hari urwandiko rwaturigaga ko twayishe mbere tutaranabaho. Wowe usanga ibyaha byaramaze kuguhama, amategeko yaramaze kuvuga ati n'ubwaje ni umunyabyaha, ati hoya, ati ni akamarayika. Amategeko akubwira ati buretse gato nzakwereka ko ari umunyabyaha. Agatangira kwiba, agatangira kubesha, agatangira gukora nyene ibintu bigaragaza ko ari umunyabyaha. Rero ubuntu rero ni ukuvuga ngo ntabwo twagiye kubwira Imana ngo duhe Kristo Yesu apfe. Oya, Imana mu rukundo rwayo rutangaje twisanze yarabikoze. Tumaze kubyumva turabyizera. Ni nacyo buri munsi dukangurira abatwumva, abo tubana nabo, n'impamvu ikomeye ituma tuza hano. Natwe tuba tuzanye ubwo buntu bw'Imana bwadukirije, tuba turimo turabuhamya nk'uko na Paulo yabuhamya, akanarenzaho akavuga ngo niteguye no gupfa ku bw'ubu buntu. Amen. Hari aho mwene data avuze ngo utavuga ibyo yiturize. Hari aho indwara yo gukorera Imana bayikire, kuko tuba dukurikiwe n'abantu benshi. Reka mvuge ngo n'abakurikira abatavuga
iby'ubuntu bw'Imana yego nabo bakabaye batitakariza umwanya yego kubera ko hari icyo Pawulo anavuga ku bantu yego babwiriza ibitari iby'ubuntu bw'Imana yego pe yabavuzeho mu Bafilipi Abafilipi ibice 3 ku murongo waho wa 2 yego ari kubwira Abafilipi ko bakwiye kubirinda abavugaho aravuga ngo mwirinde zambwa yego mwirinde n'inkozi z'ibibi yego mwirinde n'abakeba gukeba kubi no kubirinda nibyo nibyo no kwirinda no kwirinda kandi mujye mwumva ibintu ko biri seriye ariko se muragira ngo duceceke kandi twaramenye ukuri ntabwo bishoboka ni nko kuba reka tubereke ukuntu bimeze ni nkaho twari tubohamwe ahantu hamwe twese dukingiraniye kujyanwa mu muriro Imana ikaza ikatujaburamo ikaturokora ikadusohora mu iyo nyubako twese twari burimbukiremo twabona tugeze hanze tubonye urumuri twari twese turi mu gicucu cy'urupfu ntabwo rero twatuza kandi tuza aho tubasize ayo madini twayabayemo twayakuriyemo natwe twarigishijwe iyo mico myiza yo kubaha Imana kumvira amategeko yayo gukorera ijuru twabibayemo nta nubwo twari mu binyuma mu babigenderamo oya bamwe muri twe twari dufite n'inshingano abantu ntibagatekereze ko natwe ibyo tutabibayemo twabibayemo by'imihango y'amadini gushaka kwemeza Imana kugaragara nk'uwubaha Imana gukora byinshi kugira ngo Imana izabishingireho ibe yakwemera iryo shyaka natwe twararigize ariko ntabwo ari ishyaka riva ku Mana hari aho Pawulo avuga mu gice cya 10 cy'Abaroma aravuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu kumenya Imana kubera ko ubwo abantu batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko byatumye bihangira gukiranuka kwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana ngo kubera ko Kristo niwe amategeko yose asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka turabizi ko mufite ishyaka turabizi ko muba mushaka kuba mwanezeza Imana ariko ntabwo kunezeza Imana biri mu byo uzabasha gukora abo kunezeza Imana biri mu kwemera iby'Imana ubwayo yakoze muri Kristo Yesu iyo niyo nzira yonyine yo kuba umukiranutsi nta yindi nzira ibaho nta yabayeho ndetse nta nizabaho wanyuramo kugira ngo ube umukiranutsi nta bundi butumwa Pawulo yigishije nta bundi butumwa bukwiriye kwigishwa nta bundi butumwa bukwiriye kwigishwa uyu munsi nta bundi butumwa bukiza umutima w'ubwumva keretse ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana Pawulo hariya twasomye mu gice cya 20 cyakozwe n'intumwa avuga ko akwiriye kurangiza umurimo we yahawe n'umwami wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana natwe iyo mubona tuvuga ibi iyo mubona dukora byose kugira ngo mumenye ubutumwa bwiza nuko tuzi neza ko muri mu kaga nuko tuzi neza ko muri mu mazi abira nuko tuzi neza ko nubwo mwatekereza ko nta kibazo gihari nubwo mwatekereza ko ariko byahoze nubwo mwatekereza ko muri mu macaci meza mufite abashumba beza ko muririmba mu makorari turabizi ko mufite ikibazo kandi umuntu wese ku rwego rwe umuntu wese mu cyubahiro cye umuntu wese igihugu urimo umuntu wese ubutunzi ufite umuntu wese ubwenge ufite umuntu wese ubwiza waba ufite umuntu wese imodoka waba ugendamo umuntu wese inzu nziza waba utahamo umuntu wese umugore mwiza waba ufite umuntu wese umugabo mwiza waba ufite wowe wirata ko ufite urubyaro rwiza wowe ko wakoze ubukwe bw'igitangaza uko waba uri celebre uri umuhanzi ukomeye uzwi n'abantu bose nushaka umuhanzi wa gospel
uzwi cyane abantu bose bemera. Ibyo ntibizagutsindishiriza imbere y'Imana. Ukeneye ikintu kimwe gusa, ukeneye kumenya ko uri umunyabyaha pointre, ukamenya ko kandi ukwiriye kurimbuka hashingiye kubwo bunyabyaha. Ntabwo ubunyabyaha bwakurwaho n'ukuzi kuririmba, ntabwo ubunyabyaha bwakurwaho kandi no kujya ubwihana. Ntabwo Imana itanga imbabazi kubera ko umuntu avuze ngo Mana mbabarira, niko batubwiye, ariko sibyo, ikinyoma cyambaye ubusa. Ahandi ibyaha byacu byashyizwe ni kuri Kristo Yesu. Ni wapfiriye ibyaha byacu, abijyana mu mva, azukana ubutungane, atugira intungane, atugira abera imbere y'Imana. N'ibyo umuntu yizera akabaho yaratsindishirijwe, akabaho afite amahoro. Ntabwo mbihisha, reka mbivuge. Isi yatubwiye ko hari uburyo buhari bwatuma umuntu abaho neza. Nutunga ibi, ugatunga n'ibi, ugatura muri iki gihugu, ukabaho gutya, uzaba ubayeho neza. Oya, nabyo sibyo. Kubaho neza bishingira ku Mana gusa. Kubaho neza bishingira ku kwisobanukirwa wowe, ukamenya aho wanduriye, ukamenya naho wakirira, ukizera ibyo ugakira, ukunga ubumwe n'Imana. Uwo munsi imibereho myiza ikaba iratangira. Biragatsindwa kugira byose wifuje hano mu isi, ari ugasigarana kimwe gusa cyo kumva upfuye warimbuka. Icyo kintu gatuma urara udasinziriye. Bavuga ubutayu ukajyamo, bavuga gutanga ugatanga n'ayarenga, ariko n'undi ukumva cya kidodo kiracyari mu mutima. Rero nta kindi natwe twakubwira uretse kukubwira ngo hari uwapfuye azize ubunyabyaha bwawe, yitwa ikivume cy'amategeko mu cyimbo cyawe, kugira ngo niwumva abarimo baravuga ibyo yakoze ufatireho umwizere. Numara kumwizera uryamusinziye, useke nk'abandi, ugire amahoro nk'abandi, ugendere mu modoka wumva utunganye nyine waratunganijwe. Ubwo se ntibinumvikana abantu bavuga ko nyine nta n'intungane ibaho, ariko kandi koko ntabwo wakumva ko intungane zibaho utari intungane. Utanumva nyine aho umuntu yabera, utanumva naho umuntu yabera intungane n'ubundi. Mu gihe umuvumo ukikuriho, erega umuvumo nukuba nanone wumva ko upfuye utajya mu ijuru. Nta muvumo uruta uwo, na bya bindi bavuze ngo bagukuraho umuvumo ngo w'ubukene, ngo bagukuraho umuvumo ngo wakarande, ngo w'inyatsi, ngo kuba ngo umaze igihe ngo ukabyara, ngo ariko ukanapfusha, ngo kuba ngo umaze igihe wararongowe ariko ukaba warabuze urubyaro, ngo bafite uburyo bagukuraho umuvumo. Nta muvumo wundi ubaho utari urenze kuba wumva upfuye warimbuka. Ubwo uvuze utyo, reka nkomereza aho mvuge ngo nta n'undi mugisha ubaho uruta kuba mu isi utunze mu mutima wawe ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Amen. Nta mugisha uruta ntawe. Umuririmbyi aravuga ngo nta mugisha uri mu by'isi ngo ni umurama utumuka. Kandi kuko tubwizanye ukuri, ibya hano ni gatebe gatoki. Isi ibyayo byicara bihindagurika. Position ufite none ejo yahinduka ubu utayifite, sibyo? Nta kintu kiri hano mu isi cyo kwiratwa gitanga imibereho idahindagurika. Ubu ufite ubuzima bwiza none ejo uba warwaye, ufite amafaranga none ejo ukaba ntayo ufite, ufite imitungo none ejo banki ikaba yayiteje cyamunara. Ubuzima bwo mu isi nuko nguko bumeze. Ubu uri umuhanzi ugezweho none ejo hakaza abandi abitwa ba PDD, abantu bakurikira actualité, abantu bakurikira amakuru mpuzamahanga, murabizi bo muri Amerika. Ubu ngubu aho bari murahazi, ni abantu bagezweho, bawariwe mu baherwe bakomeye cyane bivuye mu by'ubuhanzi n'ibiki byose. Abitwa ba Arakeri twe twakuze dusanga aribo bariho. Ubu imyaka yakatiwe ntigira umubare n'awafunze. Ibintu byo mu isi nuko bimeze, nta n'uwasekundi kuko nuko nkuko biteye. Ikintu rero gitungwa hano mu isi umuntu akazanakimukana havuye n'ubugingo buhoraho. Ntahandi buturuka rero ni ukwizera Yesu we wabaye igitambo cy'ibyaha byawe. Biriya umurongo tuzi twese ngo Imana yakunze bari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo
w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana itanze Yesu kwari ukugira ngo umuntu namwizera ntarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Naho iby'isi byo ni rusange, dusangiye ibibazo, dusangiye n'icyo tujya twita nk'imigisha y'ibyahano, imigisha yo kubyara, imigisha y'ubutunzi, imigisha ibyahano ni rusange turabisangiye kandi biranahindagurika nk'uko twabivuze. Ariko umugisha uruta iyindi yose ni ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Kandi ni nawo mugisha wa Aburahamu. Yego. Kubera ko hano muri kiriya gice twasomye nyine cy'Abagalatiya mu gice cya 3 niho havuga ngo Kristo Yesu yahindutse nyine kivume kugira ngo duhinduke tubone umugisha wa Aburahamu tuheshejwe no kwizera. Umugisha wa Aburahamu nta wundi nuko Aburahamu yari umukiranutsi kandi Aburahamu nawe yagizwe umukiranutsi no kwizera. Urumva umugisha wa Aburahamu nawo ugabana umugisha wa Aburahamu wo kuba intungane, wo kuba umukiranutsi igihe wizeye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Mbonereho no kuvuga hari benshi baba bavuga ko wenda umugisha wa Aburahamu ari ibi bifatika. Hari abavuga ko umugisha wa Aburahamu ari uko yari atunze ingamiya, indogobe, yari afite abaja n'abagaragu, afite umutwe w'ingabo 100 z'abasirikare yatoreje mu rugo rwe. Uwo si wo mugisha wa Aburahamu. Umugisha wa Aburahamu nuko yari umukiranutsi. Abakristo mwe reka mbabaze iby'isi, ubutunzi, amafaranga, indege, amato, amashato biramutse ariyo migisha, abo tutita abakristo ko babiturusha ko twaba dusebye. Iyo ngiye iramutse ariyo migisha nyakuri y'abakristo, abo tutita abakristo ko babayiturusha, noneho ubwo byaba byaragenze gute? ubwo iramutse ariyo migisha nubwo atariyo migisha, abasenga 7 nibo bakabaye bafite byinshi, ariko siko biri. Nikigaragaza ko iby'isi byo abantu nibabishake bagira ibyo bageraho n'ibyo batageraho, ngo ni ibisanzwe, ndetse banabishake nyine mu nzira zihari zagenwe, ziba zihari batanategereje ngo Imana izabibaha. Nabwo n'urundi rujijo abantu bagira, ahubwo umwanya wo kujya kubishaka bawuta ngo bajya kubisengera. Sibyo, ahubwo niba umwanya nyine wo kubishaka niba ari byo bashaka, ntabwo bazabikura mu buvumo, ntabwo bazabikura mu yirindwi kuko mwabivuze na ya 40, ahubwo iyo minsi yima Butari gukora. Niba ari byo bakeneye niba bishake mu nzira zagenwe bishakwamo zirahari, bakurikire abahanga muri byo, babahe ubwenge, bababwire neza inzira binyuramo, babikorere, bazagenda babibona n'ibindi ntibabibone kubera ko n'ubundi ntawabigwije, ntawageze ku mwuzuro wabo. Ariko umugisha tubonera muri Kristo Yesu nyakuri ni umugisha w'ubugingo buhoraho. Yego. Ni nawo mugisha umuntu ahagarara akirata mu bandi bagabo cyangwa se mu rundi rungano, akavuga ati ngiye mfite icyo mwe mudafite. Ati ufite iki? Ati ngiye mfite ubugingo buhoraho. Kuko uvuze ngo ufite diplome n'abandi barazigira. Ubuze ngo ufite imodoka ngo zikururana, abandi barakubwira ati ngiye mfite n'izirenze izo ngizo, mfite n'indege yanjye. Urumva ukabura icyo wakwirata. Ariko umuvandimwe Paulo nkuko twarimo turavuga ko ari we yatubereye intumwa yacu nk'abanyamahanga, hari aho yavuze ngo yirate ko yamenye Imana cyangwa se ko yamenye Kristo Yesu. Si ukumumenya gutyo gusa nkaho yabayeho akagenda azagaruka, oya, ni ukumenya icyari kimuzanye, ko yaraje gukuraho wa muvumo w'amategeko, yaraje kuguhesha ubwo bugingo buhoraho. Kumugira rero ni ukugira ubugingo buhoraho. Kumutunga nibwo butunzi burenze. Ego, dore ko yanabyivugiye ngo mushaka ubwami no gukiranuka, ibindi byose muzabyongerwa. Rero twege ntabwo hano tuza kuvuga iyo nyongera, oya, tuza kuvuga ubwo bwami bwamaze kuza, tuza kuvuga gukiranuka ari we Kristo Yesu, kugira ngo umwakire ibyo bibiri byangombwa ubu bibonye.
ibindi bizaza ari inyongera dore ko hano hanze nkuko abavandimwe bakomeje kubishurirwa barabikurusha cyane abo wita abapagani. Ibyo rero ntabwo ari byo twahamagariwe kuvuga, sinabyo byirato. Niyo mpamvu nyine ntabwo wabitwumvana kireka wenda ari kuguha ingero, ariko nyine mukomeze mukurikire. None se iyo Pawulo nyine nkuko wari ubivuze muvandimwe, hari aho we yanavuze abitsindagira, aravuga ngo singira ikindi nirata uretse umusaraba wa Kristo. Kuko urumva ko ku musaraba wa Kristo ni naho Kristo yarangirije byose. Urumva rero ku musaraba wa Kristo niho twaboneye ubuntu, niho twaboneye ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko umuvandimwe yari ari kubishurirwa, ni nabwo butunzi koko ko Pawulo amaze gushingira iki avuze ngo singira icyo nirata, singira ikindi nirata, yaranahamije ngo ni nabwo butunzi. Nibwo yivugiye ngo ubutunzi nta bundi butunzi byarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo, kubwo ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo. Tukiri aho abo abadukurikira mujye mutwumva neza, tuba dushaka kuvuga iki ngiki. Ibya hano twese tubihuriyeho. Yego, imvura iragwa, izuba rikava, turabyara, turapfusha, turashyingira, ibyo ni ibintu twese duhuriyeho. Ariko hejuru y'ibyo byose hari ikibiruta, aricyo abantu bakwiriye kumva, aricyo abantu bakwiye gushyira imbere, aricyo abantu bakwiriye gushishikarira, ni ukumenya ko hariho ubugingo buhoraho bwabonekeye muri Kristo. Ugatunga icyo kubwo kumwizera, ugatunga ibyiringiro by'uko hejuru y'imiruho yose ahubwo yo mu isi ufite iherezo ryiza, uzabana n'Imana iteka ryose, ukagira amahoro, ukagira umunezero. Noneho rero n'iyi miriho yo mu isi ukayinyuramo ahubwo ufite ibyiringiro bizima, bikabihumure, bikabyitsika umutima, ugatunga amahoro no mu isi idafite amahoro, kubera ko uzi neza ko hano uri umugenzi k'iwanyu ari hejuru. Ukabaho unezerewe, uguwe neza, n'ibyo ukora kandi ukabikora mu ituze n'amahoro ntangere, uzi neza ngo ufite n'Imana kandi iri mu ruhande rwanjye, ukamenya kunyurwa n'ibyo Imana ikugenera nk'umwana wayo, ukagubwa neza, ugatuza kandi ugatekana. Reka mvuge ngo nibwo burya wagera ku butunzi nyakuri, aribwo mahoro, aribwo byiringiro, aribwo munezero, aribwo byishimo ukomora ku Mana. Noneho ibindi byose bikajya biza ari inyongera, nabyo bishimira Imana, ariko kubera ko bifite ikindi kibiruta cyane wabanje kubona, ndetse gikubiye mu bundi ahubwo ibyo byose. Ku buryo rero iyo tuvuga icyo ngicyo tuba dushaka gutsindagira icy'ingenzi kibiruta byose. Noneho n'ibindi uzajya ubigeraho nk'uko n'undi wese yabigeraho, ariko ubigeraho n'ubundi buzima nyakuri waramaze kubusingira uboneye muri Kristo Yesu. Yego, ubwo nibwo buzima, nibyo muri we harimo ubuzima, muri we harimo ubuzima, ariko n'ubwo ubuzima umuntu amenya kuko afite ubugingo buhoraho. Ni ubuzima umuntu amenya kuko urubanza rw'iteka rwavuye mu mutima we. Kandi iyi nkuru nziza tubagezaho rwose pe, turinginga Imana, tukwingingira wowe uduteze amatwi, ngo nibura amaso y'umutima wawe, amatwi y'umutima afungukire, kugira ngo nibura wugurure umutima wawe, nawe wakira umunezero nk'uwo twakiriye. Kuba mu isi natwe dufite ubugingo, twizeye mu mitima yacu ko twakuweho umuvumo, ko twavumuwe, ko dufite ubugingo buhoraho, twaboneye ubuntu muri Kristo Yesu. Ubwo nibwo butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bukwiriye kuvugwa bwonyine. Amen. Hanyuma umuntu akaba mwisa anezerewe, anejejwe n'Imana, nkuko muri ibyo vuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, yego, azi ngo mbanye n'Imana amahoro, nta kibazo kibaho kiri hanze y'ubushobozi bw'Imana. Icyo umuntu akeneye kugira ngo atekane no mu bibazo ni ukumenya neza ko Imana ishoboye byose iri mu ruhande. Yego, ariyo mpamvu ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana twe tubona ndetse nk'ipfundo ry'indi mibereho myiza yose umuntu ashobora kugira, ari hano mu isi,
ariko akazanabaho iteka ryose. Amen. Reka rero dushimire abadukurikiye mwese, twizera ko mu by'ukuri iki kiganiro gifite aho cyabakuye naho cyabagejeje, ariko dushimira n'Imana yadushoboje kugira ngo tubashe kukibagezaho. Utarakora subscribe twamusaba kubikora kugira ngo akomeze mu by'ukuri akurikire ibiganiro byacu, kubera ko tuzi neza ko bihishemo imibereho myiza yose ikwiriye kwifuzwa. Ushaka kujya kuri WhatsApp groupe yacu, twandikire kuri WhatsApp 0784 42 57. Tuzi ko nabo dukurikira bari hanze, washyiraho kode z'u Rwanda, akamenyetso ko guteranya 250 7 8 4 2 utwandikire tugushyire kuri WhatsApp group, ukomeze gufatikanya natwe kwakira inyungu nyinshi zituruka ku ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Sinzi niba hari icyo mufite cyo gusezera kugira ngo duhinire aha, ubundi tuzakomeza ubutaha. Numva kuko Imana yavuze ko izabana n'abera, iyo umuntu nyene afite ubugingo buhoraho aba ari uwera. Umuntu wese wizeye Imana ihita imubaraho kwera kwayo. Abakomeza kutwumva rero bakomeze bahane umugisha natwe, ariko nanone nabo abayimenye iyi nkuru nziza nabo bakomeza no kuyisangiza n'abandi. Ibindi turahari, hari WhatsApp duhuriyeho, hari niyo YouTube, bakomeze bakurikire kugira ngo nabo bagende babohoka mu mutima, batunga amahoro adashira. Turabakunda cyane, turabakunda, turabishimira. Nawe wakiriye inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, jurangira abandi. Ubu ufite inshuti zawe zifite telefone ya smartphone, aho hantu waboneye ubutunzi, jya umubwira atari iyo telefone, jya wandikamo Ijuru Ntirikorerwa TV, ukomeze wikurikiranire nawe aya mahoro ntunze, nawe wazayakira. Nicyo narenzaho. Bye bye naho Butari.